Nongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi ba Pilot News TV aho muherereye ku isi yose mbifuriza amahoro imigisha ndetse no guhaha mukaronka mu byo mukora byose. Tugiye kubagezaho ikiganiro gikomeye cyane, akaba ari ikiganiro umuyobozi ukomeye RDB akaba yitwa Michel Umurungi, akaba ari Chief Investment Officer muri RDB, aho yaganiye n'igitangazamakuru RFI asobanura ibijyanye n'imishinga u Rwanda rufite gushora ndetse n'ibindi bitandukanye bijyanye no gushora, aho u Rwanda rukomeje kugenda rutera imbere mu buryo bugiye butandukanye, rwagiye rwamamaza mu bihugu bitandukanye by'isi, kuva i London mu Bwongereza ukajya i Munich mu Budage, ukajya i Madrid muri Espagne, ukajya i Paris mu Bufaransa, ukomeza no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. U Rwanda rukomeje rero kuba imboni ya Afrika mu kugaragara ku isi hose, aho ugeze hose ku mugabane wari wose ku isi usanga u Rwanda ari igihugu kizwi kandi gikomeje kugenda kiba Singapore ya Afrika. Tugiye kugaruka rero kuri iki kiganiro nk'uko baganiriye. Ikiganiro cyose ngiye kukibagezaho, aho turi bugerageze kugisemura mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Ni ikiganiro umunyamakuru wa RFI Bruno yaganiye na Michel Umurungi. Twese cyane rero reka dutangire. Bonjour à tous, bienvenue, les invités de l'économie sur RFI à retrouver sur notre chaîne YouTube. Vous flashez tout simplement ce QR code. Nous allons parler d'un pays au croisement de nombreux intérêts en Afrique et même à l'échelle mondiale désormais, un pays plus que jamais à la recherche d'investisseurs, malgré un contexte global pas toujours favorable et qui veut imposer sa marque ailleurs sur la planète. Le Rwanda, petit pays d'Afrique de l'Est en superficie, à l'histoire. Yatangiye agira ati muraho neza mwese, murakaza neza muri gahunda yacu y'abashyitsi b'ubukungu kuri RFI. Uyu munsi turaganira ku gihugu cy'ingenzi muri Afrika ndetse no ku rwego rw'isi kiri gushaka uburyo bushya bwo gukurura abashoramari n'ubwo ubukungu bw'isi muri rusange butameze neza. Ni igihugu gito mu burasirazuba bwa Afrika gifite amateka akomeye aherutse, ariko kimaze imyaka gishyira imbere gahunda yo kuba kimwe mu bihugu biyoboye iterambere rya Afrika n'u Rwanda. Muraho Michel Umurungi. Michel Umurungi ati muraho Bruno, kandi ndabashimira ku butumire n'iby'agaciro kuba hano uyu munsi. Nk'uko mwabivuze, u Rwanda ni igihugu gito kiri ku buso buto cyane, ariko gifite intego n'inzozi nini, ndetse rufite amahirwe menshi cyane mu bijyanye n'ishoramari. Kuri ubu banki y'isi igaragaza ko ubukungu bw'u Rwanda buri mu bwazamutse cyane ku mugabane wa Afrika, kandi turi mu nzira yo gukomeza iyo ntera kugeza mu myaka ya 2025 na 2027. Ibi byose biterwa n'uko dufite intego yo guhindura ubukungu bwacu bukava ku rwego ruto bukagera ku rwego rw'ibihugu bifite inganda zikomeye, by'umwihariko mu by'inganda z'ubuhinzi n'ibiribwa, serivisi n'inganda z'imiti n'ubuzima. U Rwanda rwihaye intego yo guteza imbere ubukungu bushingiye ku bashoramari babikorera, kandi ikigo cy'iterambere cy'u Rwanda, Rwanda Development Board RDB, gifite inshingano zo gushyigikira uwo murongo kugira ngo igihugu gishobore kugera ku ntego zacyo z'iterambere. Umunyamakuru wa RFI Bruno yongeramo ati nizihe ntego z'ubukungu ziri ku isonga muri iyo gahunda yo guteza imbere inganda? Michel Umurungi ati u Rwanda ruri mu rugendo rw'iterambere rufite icyerekezo kigaragara neza muri Vision 2050 n'icyerekezo 2050, intego ihuriza hamwe gahunda zose z'iterambere twihaye. Iyo tuvuga inganda tuvuga iz'ubuhinzi n'ibiribwa agro industries, iz'imiti n'ubuvuzi pharma et santé, ndetse n'urwego rw'ubuzima muri rusange. Nyuma y'icyorezo cya COVID-19 twabonye ko tugomba kugira ubushobozi bwo kwikorera ibintu nk'inkingo n'ibindi bikenerwa mu buzima.
nibwo twasanze u Rwanda ndetse na Afurika yose bikwiye kugira ubushobozi bwo kwihaza mu bikenerwa by'ubuzima. Niyo mpamvu u Rwanda rwasabye kongera ingufu mu nganda z'imiti, mu z'ubuhinzi n'inganda z'ibiribwa, mu ngufu zisubira ndetse no mu rwego rwa serivisi zirimo ubukerarugendo. Umunyamakuru wa RFI yongera amubaza ati mu nzego wavuze ese u Rwanda rufite abahanga n'abakozi babifitemo ubumenyi cyangwa rukenera ubufasha bw'abanyamahanga bafite ubumenyi bwisumbuye? Michel Umurungi mu kusubiza yagize ati u Rwanda rukeneye gukorana n'abashoramari baturuka mu bindi bihugu muri Afurika, i Burayi, muri Aziya ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo badufashe kongera ubushobozi dufite mu gihugu. Abaturage bacu ni urubyiruko rufite ubushake kandi rwihuta mu kwiga no kumenya. Turashishikariza ibigo mpuzamahanga kuza gufasha mu gutanga amahugurwa no gufasha urubyiruko rwacu kugera ku bumenyi butse. Mu rwego nk'urw'inganda z'imiti n'ubuvuzi dukeneye abahanga bavuye hanze kugira ngo bazane ubumenyi bwabo, ariko intego ni uko mu gihe gito abanyarwanda bazaba bashoboye gukora ayo masomo no kuyabyaza umusaruro mu kazi. Umunyamakuru wa RFI aba yahise akomeza abaza Umurungi ati ibihugu byinshi bya Afurika bisigaye byifashisha abenegihugu baba mu mahanga mu gushaka imari n'ishoramari, ese u Rwanda narwo rukoresha uwo murongo? Michel Umurungi ati nibyo rwose, u Rwanda rufite diaspora ikomeye kandi ikomeje gukurikirana ibibera mu gihugu, ikagira uruhare mu guteza imbere ishoramari n'iterambere ry'u Rwanda. Umunyamakuru yongeye kubaza Umurungi ati tubona ko amafaranga y'abashora imari akomeje kwiyongera buri mwaka, ese ni gute bishoboka? Ati dufite uburyo butandukanye bwo korohereza ishoramari ry'abanyarwanda baba mu mahanga, diaspora, hamwe harimo International Financial Center, ikigo cy'imari mpuzamahanga gitanga uburyo bwinshi bwo gushora imari mu buryo bwizewe. Hari n'ibigo by'imari nka za banki bitanga serivisi zihariye ku banyamahanga bakomoka mu Rwanda. Dufite kandi isoko ry'imari n'imigabane Rwanda Stock Exchange rifunguriye abanyarwanda baba hanze, nabo bakaba bafunguriwe iri soko. Umunyamakuru yakomeje kumubaza ati mbese hari n'ibigo by'imari byihariye bigenewe abanyarwanda baba hanze? Michel Umurungi ati yego, urugero nka Bank of Kigali ndetse n'izindi banki zose. Dufite banki zigera kuri 14 mu Rwanda zifite serivisi n'ibicuruzwa byihariye bigenewe diaspora. Umunyamakuru wa RFI akaba yagize ati nibihe bipimo mukoresha mu gukurikirana uko ishoramari rikorwa mu Rwanda rikomeje gutera imbere? Michel Umurungi yagize ati tureba ibintu bitatu by'ingenzi. Cya mbere, imisoro, dusesengura uburyo ayo mafaranga yinjira mu isanduku ya leta. Icya kabiri, imirimo mishya, tureba imirimo ishoramari rishya riremamo abaturage. Icya gatatu, iterambere rirambye, aho tureba uko ishoramari rifasha mu ntego y'igihugu yo kuba ubukungu butangiza ibidukikije, green economy. Umunyamakuru wa RFI akaba yongeye kumubaza ati bivuze ko atari imisoro gusa murebaho ahubwo n'ingaruka ku mibereho myiza n'ibidukikije? Michel Umurungi ati nibyo rwose, ibyo byose nibyo bipimo byacu by'ingenzi. Bruno yongeye kumubaza ati none se mu rwego rwo gukurura abashoramari mufite izihenererano zibafasha kwihutisha iterambere nko gutanga imisoro yoroheje cyangwa zone flash?
Michel Umurungi yagize ati twashyizeho uburyo bwuzuye haba mu mategeko, mu misoro no mu micungire bworohereza ubucuruzi. Twakuyeho inzira ndende z'ubuyobozi, bureaucracy zatindaga. Ubu umuntu ashobora gutangiza ishoramari mu masaha atarenga 6 anyuze mu kigo kimwe, one stop center. Kuri buri rwego rw'inganda cyangwa urwego rw'ubukungu dufite uburyo bw'ibyoroherezwa mu misoro, fiscal incentives. Bruno yongeramo ati bivuze ko izo ntererano zitandukanye bitewe n'urwego rw'ubucuruzi cyangwa uko kugabanyirizwa. Ati nibyo rwose, buri rwego rufite ibyihariye, ariko hari n'izindi ntererano rusange zireba abantu bose, nk'igabanywa ry'imisoro cyangwa imisoro yihariye ku bashoramari bashora amafaranga menshi bitewe n'amategeko y'ishoramari y'igihugu, investment code. Umunyamakuru wa LFI Bruno yongeye ati ese habaho itandukaniro rishingiye ku gihugu cy'umushoramari, nko kuvuga ngo uwaturutse muri Gulf cyangwa muri Amerika afatwa ukundi? Michel Umurungi ati oya, ku Rwanda nta tandukaniro rishingiye ku gihugu, abashoramari bose bafatwa kimwe, itandukaniro riba gusa mu rwego rw'ubukungu cyangwa inganda bashoramo imari. Arongeramo ati dutekereze gato, turi mu bihe bikomeye ku rwego mpuzamahanga, izamuka ry'ibiciro, inyungu ku nguzanyo ziri hejuru, amadeni menshi ku bihugu. Ese ni gute mukomeza gukurura abashoramari muri urwo rwego rudasanzwe? Michel ati nibyo koko, u Rwanda ntirushobora kwitandukanya n'ibibazo by'isi yose, ariko kuri twe hari impamvu zituma tuguma gutera imbere. Amategeko ya banki y'isi agaragaza ko akarere k'iburasirazuba ka Afurika ariko kagaragaza umuvuduko munini w'iterambere nubwo hari ibibazo ku rwego rw'isi. U Rwanda ruri imbere muri ako karere kandi ubukungu bwacu bukomeje gukura bitewe n'inganda zitandukanye twashyize imbere mu rwego rwo guteza imbere inganda, industrialization. Yongeye aramubaza ati mu rwego rw'ubukungu bwo mu karere mwifuza gukorana cyane n'akarere k'iburasirazuba EAC cyangwa mukibanda ku rwego rwa Afurika yose? Michel Umurungi ati ni byombi. U Rwanda rufite gahunda yo gukorana n'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba kuko tuyirimo, ari nawo umaze gutera imbere cyane mu kwihuza, ariko turi n'abanyamuryango b'isoko rusange rya Afurika. Dufatanya n'ibihugu byombi kandi tuzakomeza kubigiramo uruhare. Yongera amubaza ati bivuze ko ubu bucuruzi hagati y'u Rwanda n'ibihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika bugifite inzitizi? Michel ati nibyo, kuko EAC yashinzwe mbere kandi imaze kugera ku rwego rwo hejuru rw'ubufatanye, nubwo ibihugu 47 byamaze gushyira umukono no kwemeza amasezerano y'iryo soko, ntibiragera ku rwego rw'ubufatanye nk'urwo muri EAC. Umunyamakuru arongeramo ati ariko nubwo bitagenda byihuse hari aho bigeze. Niki cyagezweho kugeza ubu mu rwego rw'isoko rusange rya Afurika? Michel wa RDB ati yego, hari intambwe ikomeye imaze guterwa. Kugeza ubu hari ibihugu bigera ku 8 byamaze gutangira gushyira mu bikorwa amasezerano mu buryo bwa pilote. Urugero, u Rwanda rwamaze kohereza ikawa mu gihugu cya Ghana, kiri mu bihugu byatangiye gukoresha isoko rihuriweho rya Afurika. Ni intangiriro nziza, ariko mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC ho intambwe imaze guterwa nini cyane.
journaliste wa LFI ati wavuze Ghana cyangwa maze kuvuga Ghana iri mu burengerazuba bwa Afurika, ese mufite n'imishinga cyangwa ubufatanye n'ibihugu byaho nk'iby'abanyafurika bo mu karere k'ibihugu bikoresha igifaransa? Umurungi ati nibyo, urugero twakoranye na Senegal, ubu Rwanda rwari igihugu cyahawe icyubahiro mu imurikagurisha mpuzamahanga rya FIAC. Ubu turakomeza gushimangira ubucuruzi hagati y'ibihugu byacu. Urugero hari ibicuruzwa nka mango, imyembe byinshi biva muri Senegal, kandi turi gushaka uburyo bwo gufatanya mu bucuruzi aho twe dushobora kubabonera amasoko ku mugabane cyangwa hanze yawo. Le journaliste wa LFI yakomeje agira ati naho ku bijyanye n'umubano hagati y'u Rwanda n'akarere ka Afurika yo hagati n'iburasirazuba, hari ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Aravugwa ibiganiro by'amahoro biri kuba biturutse ku bufatanye bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Katari. U Rwanda rubibona rute cyane cyane ku ruhande rw'ubukungu? Umurungi ati u Rwanda rwahoranye politike yo gukemura ibibazo binyuze mu biganiro. Twemera ko amahoro n'iterambere bigendana. Iyo amahoro agarutse mu karere, iterambere ririyongera kandi buri gihugu cyungukiramo. Ibiganiro biri kubera muri Katari n'ahandi mu karere biri gutanga umusaruro. Mu minsi yashize hari intambwe igaragara mu ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano yari yasinywe, kandi ni ibintu bitanga icyizere. Umunyamakuru wa RFI akaba yakomeje agira ati ariko ikibazo cy'umutekano gifitanye isano n'ubukungu, cyane cyane ku bijyanye n'amasoko n'ibikoresho by'ingenzi nka za mine n'ibindi bikomoka mu butaka. Umurugi ati ni ukuri, iyo habonetse ibiganiro bifunguye kandi byubaka ku ruhande rw'ubukungu, bituma n'amahoro aboneka kandi tugatera imbere twese. Iyo amahoro ahari, tugira umusaruro usangiwe mu karere. Umunyamakuru wa LFI ati ibyo byabayeho mu gihe u Rwanda rwagarukaga cyane mu bitangazamakuru mpuzamahanga kubera umwuka mubi. Ese nibyo byagize ingaruka ku buryo mubana n'abashoramari mpuzamahanga? Umurungi wa RDB ati nibyo byagize ingaruka mu buryo bw'imyumvire, kuko bamwe mu bashoramari babajije ibibazo kuri icyo kibazo, ariko twahisemo gusobanura ukuri tukerekana ko u Rwanda ruharanira ibiganiro no kubaka amahoro. Dukomeza gushimangira ko amahoro n'iterambere bidatandukana, kandi uko bigenda byihuta kugera ku mahoro ni nako iterambere ryihuta. Twabonye ko abashoramari iyo bahawe amakuru yose ku buryo bunoze bafata ibyemezo bifite ishingiro, kandi nubwo ibyo bibazo byabayeho, ishoramari ryakomeje kwiyongera mu gihugu. Umunyamakuru wa LFI Bruno ati uvuze iterambere rusange, ariko mubona bishoboka ko habaho ubufatanye bw'ubukungu hagati y'u Rwanda na Kongo, cyane cyane ku isoko ry'abacuruza ku mipaka? Umurungi ati nibyo rwose, ubucuruzi hagati y'u Rwanda na Kongo bwari busanzwe buhari cyane cyane hagati ya Goma n'uburengerazuba bw'u Rwanda. Ni ubucuruzi buhagaze ku bicuruzwa byinshi, harimo n'ibiva hanze y'isi, i Burayi na Aziya, binyura mu Rwanda bigana muri Kongo cyangwa bivuyeyo. Akarere k'ubuhinzi gafite uruhare rukomeye. Hari n'ibicuruzwa mu bwubatsi nka sima n'ibikoresho by'ibyuma, nubwo hari aho byahungabanye kubera ikibazo cy'umutekano. Turabona ko uko ibiganiro bigenda bihuza impande zombi bizafasha gusubukura ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi.
Bruno umunyamakuru wa LFI yongeye kubaza umurundi ati twagarutse ku buhinzi ni gute mushyiraho politiki y'ishoramari mu buhinzi cyane cyane mu duce tw'icyaro kugira ngo iterambere ritaguma i Kigali gusa. Umurungi ati ubuhinzi ni ngombwa cyane mu bukungu bwacu kuko bugamije iterambere rirambye kandi rihuza buri wese. Inclusive growth, ntitwavuga iterambere nyaryo tudahereye ku buhinzi. Ubu dukorana n'amakoperative y'abahinzi aho ubutaka bukodeshwa igihe kirekire ku bashoramari kugira ngo habeho guhindura uburyo bwo guhinga no kongera umusaruro. Ibyo bifasha kongera agaciro k'ibikomoka ku buhinzi no guteza imbere abaturage bo mu byaro. Umunyamakuru Bruno akaba yakomeje amubaza ati tugaruke ku bindi bibazo bikomeye by'ubukungu harimo no kugabanya ubukene. Nubwo imibare yemewe n'amategeko igaragaza ko ubukene bwagabanutse mu Rwanda mu myaka ishize, haracyari urugendo rurerure. Umunyamabanga wihariye w'umuryango w'abibumbye ushinzwe kurwanya ubukene bukabije Olivier de Schutter aherutse gusura u Rwanda asaba ko hashyirwa imbaraga nyinshi mu kurwanya ubukene no gufasha abakorera mu nzego zitanditse ku mugaragaro. Michel Umurungi wa RDB yahise amusubiza ati nibyo rwose kuri twe ubukungu burambye kandi budaheza ni ishingiro ry'iterambere ry'igihugu. Twabashije kugeza ku baturage barenga 80% serivisi z'imari zituma babona inguzanyo n'amahirwe yo kwiteza imbere ku bijyanye no guforomariza akazi. Dufite gahunda cyangwa guhimba akazi cyangwa gukora akazi. Dufite gahunda yo gushyira imbaraga mu buhinzi bugezweho n'ubuhinzi bwongera agaciro kugira ngo abaturage babone akazi gafite uburenganzira n'amasezerano asobanutse. Ibyo byose bizazamura n'umusaruro w'igihugu ndetse binongere n'amafaranga y'imisoro ajya mu isanduku ya leta. Bruno ati u Rwanda rufatwa nk'igihugu gifite impano ikomeye mu bukerarugendo, ariko ubu rufatwamo n'uruhare mu bukungu, rubifashwamo n'uruhare mu bukungu bushingiye ku mikino. Twabonye urwo ruhare muri gahunda Visit Rwanda yagaragaye kuri Paris Saint-Germain, none ubu mwamaze kugera no muri siporo za Amerika mukorana n'ikipe ya Los Angeles Clippers muri basketball ndetse n'ikipe ya Los Angeles Rams muri football americain cyangwa muri American football. Niki cyatumye muhitamo uwo mujyo kandi cyane cyane muri California? Umurungi yamusubije ati turabona ubukerarugendo nka kimwe cyangwa nk'imwe mu nkingi z'ingenzi mu bukungu bwacu. Iyo urebye uko ibintu byifashe, urwego rw'imikino n'amahoteli, serivisi z'abakerarugendo byinjiriza igihugu amafaranga menshi mu musaruro mbumbe w'igihugu GDP. Twabonye ko abashyitsi benshi baturuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bityo dushaka kubafasha kumenya u Rwanda kurushaho no kubashishikariza kurusura. Ubu twinjiza hafi miliyoni 645 z'amadolari ku mwaka zivuye ku bukerarugendo. Intego ikaba ari ukugera kuri miliyari 1 y'amadolari. Kubw'iyo mpamvu isoko rya Amerika cyane cyane Los Angeles rifite agaciro gakomeye ku Rwanda. Ni ahantu dushobora kugera ku bantu benshi tukongera izina ry'igihugu kandi tugatera imbere mu rwego mpuzamahanga. Yamubajije ati tugaruke no ku mikino. Mu kwezi kwa Nzeri habaye amarushanwa mpuzamahanga y'amagare
UCI yabereye i Kigali, akaba yaritabiriwe n'ibihangange by'uyu mukino. Ese mwamaze kubona uburyo ayo marushanwa yagize ingaruka nziza ku bukungu bw'igihugu? Umurungi ati yego, ayo marushanwa yari insinzi ikomeye ku gihugu cyacu, nubwo raporo yuzuye ku byinjijwe izasohoka mu minsi mike iri imbere. Ibimenyetso by'ibanze bigaragaza ko byahaye akazi abantu benshi kandi byafashije mu buryo bw'imari n'isura nziza y'igihugu ku rwego mpuzamahanga. Twishimiye kwereka isi yose ko u Rwanda na Afurika muri rusange bifite ubushobozi bwo kwakira ibirori bikomeye bya siporo nk'uko Maroc izakira igikombe cy'isi 2030. Ibi byose bijyana n'icyo twita tourisme sportif cyangwa se ubukerarugendo bushingiye ku mikino. Uyu munsi dufite ubukerarugendo bushingiye ku gusiganwa ku magare, basketball ifitanye isano na NBA, umupira w'amaguru, kandi ejo hashobora kuza n'ibindi nka Formula 1. Ibyo si isoko y'amafaranga gusa, ahubwo ni ikimenyetso cy'ubumwe haba ku banyarwanda ubwabo ndetse no mu mibanire yacu n'isi yose. Ikibazo cya nyuma yamubajije yagize ati nako yamushimiye nta nubwo n'ikibazo, ati urakoze cyane Michel Murungi kuba waje hano mu biro bya RFI i Paris ku munsi mukuru Africa Day 2025 wabereye muri Science de Paris, witabiriwe n'abantu benshi bo ku mugabane w'Afurika n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga. Umurungi nawe ati murakoze namwe kubwo kudutumira, kandi twishimiye gusangiza isi icyerekezo cy'u Rwanda mu bukungu, mu mikino n'iterambere rirambye. Ngira ngo neza murabyumvira neza cyane ibijyanye n'u Rwanda, ibyo Umurungi asobanurira umunyamakuru Bruno wa RFI by'umwihariko ku iterambere ry'u Rwanda, investment z'u Rwanda, uburyo u Rwanda rukomeje kugenda rushora ahantu hagiye hatandukanye, inyungu u Rwanda rubona muri ibyo byose nubwo amahanga aba atabyumva neza. Ni ikiganiro gikomeye cyane cy'ubukungu, niba wagikurikiranye ukaba ugeze kuri uyu munota wa nyuma, uruha agaciro gakomeye cyane. Ndagushimiye cyane, kandi mukomeze mubane natwe, yaba kudushyigikira mwakanda join abari mu mahanga, ubwo ndavuga aba diaspora kuko mu Rwanda ntibikunda, abari mu mahanga mwakanda kuri join mukaba mwadutera inkunga mu buryo butandukanye. Kuri izi nkuru tuba tugenda dukora, gukanda like niyo nkunga ikomeye cyane mwaduha, kuko biradufasha cyane kuba inkuru yagera ku bantu benshi. Birashimisha kuba wakora inkuru ikagera ku bantu benshi bakayumva, kuko izi nkuru ziba zadutwaye umwanya, namwe murabibona. Gukanda subscribe nabyo ni iby'agaciro, kandi nkomeje kubashimira cyane ko mwakomeje kubana natwe mu myaka yose tumaze ku rubuga rwa YouTube. Ndabakunda cyane bakunzi ba Pilot News TV na Pilot Rwanda, kuko nakomeje kugenda ntabivugaho, ariko muri ab'agaciro gakomeye cyane. Ndabashimiye cyane, mboneyeho umwanya wo kubashimira kuba mwaradufashije kuri izo channel zacu zose uko ari ebyiri, tukaba twaragejeje aba subscribers barenga 100,000, twarahembwe na YouTube Silver Play Button ebyiri kuri ayo macano abiri, ndetse akaba na verified, bigaragaza ko ari akazi gakomeye cyane, kandi akazi gakomeye kakozwe namwe mwabanye natwe mukanda subscribe. Ndabashimiye cyane, muri ab'agaciro.